Yesu ashimwe cyane kandi muraho. Nisenga ubasuhuza ni mwene so ngira ngo turamenyeranye. Muri iki gihe abantu benshi bamaze gucika intege ku bijyanye no gusenga. Bibwira ko gusenga ntacyo bimaze. Uko gucika intege kwatewe n'impamvu nyinshi zirimo kuba bamaze iminsi myinshi basenga, bamwe muri bo bafite n'amasezerano, ariko mu by'ukuri ibisubizo ntabyo. Hari n'abatinyutse bigisha abandi ko gusenga ntacyo bimaze. Mu by'ukuri ibi byose bituma twibaza ngo se gusenga kuzana impinduka, gusenga gushobora gutuma Imana inyumva, nuko umeze gute? Nkwiriye gusenga nte kugira ngo Imana ibe yanyumva? Nta kintu gica intege mu mutima kikatera n'ubwihebe nko kumva uburiye ibyiringiro n'ibisubizo ku Mana, kandi uzi ko ariyo niyihebuje ibindi, niyo umuntu yirukira iyo ibindi byose byanze. Bitera umutima ubwihebe, umutima ugacika intege, ndetse rimwe na rimwe ukumva urarakaye. Kubera rero inzara n'inyota bitewe n'uko umuntu yifuza kubona Imana imusubiza, bamwe ribagusha mu mutego wo gushaka kumva hari icyo bakora kugira ngo Imana ibasubize gusenga kwabo. À tout prix ngomba kubona igisubizo cy'icyo nshaka. Kubera iki? Hari ibintu bimwe umuntu ashobora kuboneshwa n'amafaranga, cyangwa ukabiboneshwa n'uko abandi bagufashije, ariko hari n'ibindi umuntu ahabwa n'Imana gusa, kandi ibyo turabizi neza. Nicyo cyatumye Yesu ku musozi wa Elayono nawe ubwe yarasenze ntarambirwe. Urebye intercession yakoreye ku musozi wa Elayono kugeza ubwo ibyuya bihinduka amaraso. Bavandimwe ntugire ngo naho zasoma agatabo k'umunyamakuru yakoze ubushakashatsi abaza abadoktori b'abahanga, avuga ngo byari byabaho ko umuntu ashobora kugira stress, anxiety, kugeza ubwo imitsi turika ibyuya bye bikavanga n'amaraso. Baravuga ngo yego birashoboka, gusa kesi babonye ni imwe, ni ya Yesu wenyine. Scientifiquement parlant birashoboka, mu buryo scientifique birashoboka, ariko kugira ngo umuntu agere kuri stress, ahangayika, umuhangayiko ukamugeza ubwo ibyuya bye bivanga n'amaraso, byabaye kuri Yesu wenyine. Ibaze uwo muhangayiko yari afite, ariko mu byo yakoraga byose ntiyacogoye gusenga. Imana yacu ishimwe, ntiyigeze acogora gusenga. Yesu ashimwe cyane. Reka dusome Yeremiya 29 umurongo wa 12 ku murongo wa 13. Yeremiya ibice 29 umurongo wa 12 kugera ku murongo wa 13 haranditse ngo, kandi muzanyambaza, muzagenda musenga, nanjye nzabumvira, muzanshaka mumbone nimunshaka n'umutima wanyu wose. Muzanshaka mumbone, ndabizi hasi akavuga ngo nzabonwa namwe. Imana izabonwa nawe nanjye nshuti yanjye nitudacogora tukayishaka n'umutima wayo wose. Iki ngiki reka unyemerere wandike nota bene cyangwa apprenne par cœur, mugana w'Abafaransa. Hafate mu mutwe, ndagusabye niba ufite naho wandika, wandike ibi. Narabibonye mu ijambo nabikwereka kuva kuri Aburahamu kugeza ku bigishwa ba Yesu. Naje kubona ko gutegereza Imana ari igipimo Imana yakoresheje ku bantu bayo bose bayizera. Ndasubiramo, naje kubona ko gutegereza Imana, gutinda kw'amasezerano, gutinda ko gusubizwa gusenga, naje kubona ari igipimo Imana yakoresheje ku bantu bayo bose bayizera, uhereye kuri Aburahamu ukageza kuri Yesu ugakomeza ku ntumwa. Niba rero nawe uyizera, ntizabura kugushyira kuri icyo gipimo cyo kuyitegereza, kuko kwizera kumeze gutyo niko kuzana ingororano. Imana yacu ishimwe cyane. Reka soreza ahangaha. Imana ibahe umugisha.